Data wera, mu izina rya Yesu Kristo rikomeye kandi ritangaje, duciye bugufi imbere yawe, nciye bugufi imbere yawe kuri uyu murongo w'itumanaho. Uwiteka Mana yacu ibera hose icyarimwe, nguhimbaza ngushyira hejuru kuko uri Imana ikomeye kandi uri Imana itangaje. Wakoze ibikomeye turabibona. Uwiteka, natwe tuzi yuko ntacyo twaba uri kumwe natwe. Uyu munsi n'uwundi munsi waduhaye kugira ngo tuwishimiremo, ni umunsi waturemeye kugira ngo tuwishimiremo. None mwami wanjye, Mana yanjye, ahangaha waravuze mu ijambo ryawe ngo iyo babiri cyangwa batatu bateraniye hamwe mu izina ryawe, uba uri hagati yabo. Iki kintu ngomba kugisubiramo nkibwira n'abanyumva yuko Uwiteka Mana yacu kuri uyu murongo wahagutse duteraniye n'uyu mwene data n'uyu nguyu, ndibaza ko turenze babiri ndetse turi batatu, ariko Uwiteka Mana yacu ko duteranye mu izina ryawe tubyizeye tuje kugushaka, tuzi kuri hano natwe kuri uyu murongo aho turi, ubana ubera hose icyarimwe, udakangwe n'ibihe n'ahantu, n'ubu uri kumwe natwe. Tuguhaye ikaze mwami Imana yacu. Uwiteka Mana, reka imitima yacu kugandukire mu izina ryawe Kristo. Reka twakire ijambo ryawe, reka imbaraga za Mwuka Wera ziyobore iri jambo ryawe Uwiteka Mana. Kandi iri jambo tugiye kuvuga ryawe atari twe twivugishije, ari wowe tuvugishije, tubaye umuyoboro wawe. Reka uriherekeranyishe ibimenyetso n'ibitangaza kugira ngo umuntu wumvire ijambo ryawe rigire icyo rimukoramo, rimukoremo umurimo mu izina rya Yesu Kristo rikomeye kandi ritangaje. Uwiteka Mana yacu, turakwereka imbaraga z'umwanzi Satani zikorera mu bantu, zikorera ku murongo, zikorera ahangaha muri waves, zikorera ahangaha muri iyi technology, zikorera mu mago y'abantu, zikorera mu miryango y'abantu, zikorera mu mitima y'abantu, zikorera mu bitekerezo by'abantu n'amagambo mabi y'abantu. Uwiteka mwami Imana yacu, turazikwereka n'imbaraga zikorera mu bintu, mu kirere n'ahantu, imbaraga zikorera mu bicu, imbaraga ziri hejuru y'ibicu, imbaraga zikorera mu kirere, imbaraga zikorera mu bihugu aho abantu batuye zose, zituma abantu batumva ijambo ryawe, zitera abantu ibibazo mu izina rya Yesu. Reka muri aka kanya Uwiteka Mana, imbaraga zawe zizimanukireho, zizisenyagure, zimenagure ibyo bihome mu izina rya Yesu Kristo rikomeye kandi ritangaje. Urakoze mwami, aho uri uyu muntu ari ko hari nawe Uwiteka Mana, kandi umenaguye imbaraga zose zitegeka ibirere byahari mu izina rya Yesu, kugira ngo ijambo ryawe rikunde rigere mu mitima y'abantu. Ubyumva asangwa kuzi yongera kunezererwa mu izina rya Yesu Kristo, kandi uryumva atarakumenya akumenye, ubyumva yaraguye ahaguruke mu izina rya Yesu, aze umuhimbabazi zawe. Uwiteka Mana yacu, habwa icyubahiro gusa n'aka kanya n'uyu munsi n'aha hantu mu izina rya Yesu, amen.